Bahaye ikaze mwe mukurikirana Menyembane TV. Nanone turagarutse muri wa mujyi wacu wo guhabwa ubumenyi cyane cyane ku bya Kiliziya Gatolika nkuko twabitangiye, ariko ntibivuze ko n'abatari abakatolike bagira icyo bungukamo kuko n'ubumenyi. Yego, uyu munsi rero reka tuvuge ku bacuranzi ndetse n'abakoriste, ariko nyine turibanda ku byo tubona muri Kiliziya Gatolika. Munyemerere rero mpere ku bacuranzi, noneho ntangirize ku baririmbyi. Nkuko nabivuze rero, umuziki ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Iyi definition rero y'umuziki ihera inyuma ya liturujia, kuko uyanarije neza wakumva ko buri kintu gikubise iyo kinogeye amatwi kandi kikanyura umutima, uwo uba ari umuziki. Ariko iyo twinjiye mu misa, ntabwo ari buri kintu cyose kigomba gukubita aho ngaho kugira kitunogereze umutima. Oya, hari ibintu nibura bizima byagenwe bigomba gukoreshwa muri liturujia. Ndahera ku majwi. Amajwi, urugero, hari amajwi akoreshwa muri studio mu ndirimbo zisanzwe z'isi. Aho rero bakoresha piano, uretse ko hari n'amajwi usanga mu mashini, ariko nyine y'indirimbo zo hanze ya liturujia. No muri piano rero ayo majwi abamo. Ntabwo ari buri kijwi cyose udundamo iyo turi mu ndirimbo. Iyo ugiye gucurangira abaririmbyi, ntabwo ari buri kijwi cyose ukubitamo ngo gipfa kuba kiratunogera amatwi kandi kikananyura umutima. Oya, ni ukuvuga ngo hari amajwi yabugenewe. Ntabwo urugero nka pipe organ na church organ. Ubundi za organ nyinshi zikunze gukoreshwa. Atari ukuvuga ngo amajwi yose ntabwo akoreshwa, ariko hari ibijwi bidasobanutse. Nawe ubu umuntu mukuru ukavuga uti se ko ndi mu Kiliziya, ijwi nashyiramo nirihe rigafasha abantu gusenga. Nkuko nabivuze, umucuranzi aherekeza abandi. Adahari ntabwo misa yananirwa kubaho. Oya, adahari twasenga. Ukamenya rero umwanya wawe ugashyiramo ibintu bifasha abantu gusenga. Yego, aho ni ku mucuranzi. Hari n'ikindi kintu rero, abacuranzi, hari igishuko tugira ugasanga ibintu warabyize kuko waravunitse unacuranga za konseri zikomeye, ukibwira ko ibintu wabiheraheje, nta ndirimbo ya liturujia yakunanira. Nta muntu ushobora guhimba indirimbo yakunanira, cyane ko wacuranze za classique zikomeye. Bityo rero ukirara ntutegure, ukavuga uti naraheraheje kabisa, ntabwo nshobora gufata akanya kanjye ngo ndebe ko umuteguro abakoriste bampaye. Nibyo, ushobora kuza utateguye ugacuranga ibyo wita byiza kurusha igihe wateguye. Icyo rero nakubwira, ntabwo gucuranga ari cyo turebaho gusa. Oya, ahubwo tumenya ko uje gusenga. Ntuvuga uti njye gucuranga ni nk'aho ari igitaramo. Oya, nawe umenya ko uje gusenga. Padiri atazaba ari nko kuvuga, wowe ukadundamo ikibiti, cyangwa se ukakoza intoki kuri piano ukaba urasakuje, ukaba uderanje abantu baje gusenga.
Iyo rero wateguye ukavuga uti ngiye gusenga, nawe mu by'ukuri ntabwo upfa guhubuka ngo ukore ikintu runaka. hari n'abatera kiriye bari muri Gloria, hari abatera indirimbo yo gutaha ahubwo misa itangiye. Nabyo ni ukurangara, ni ukuba waje utateguye, kuba waje utagamije gusenga. Abacuranzi rero gusenga natwe biratureba, tuba twaje gusenga. Yego, reka rero njye ku baririmbyi, ariko ndabifatanya na ba bandi bahimba indirimbo zizakoreshwa muri liturujia. Abaririmbyi rero namwe mugomba gutegura. Ntabwo muvuga muti iyi ndirimbo twarayiririmbye kenshi gashoboka. Uyu muteguro rero wa misa igiye gukurikiraho, ubundi ya ndirimbo yagarutse, reka tuyireke, turayizi. Ni byiza kuyitegura, kuko bibafasha nanone kwizera, bikanafasha umucuranzi kumenyera no kumva iyo ndirimbo, ndetse n'umudirija. Yego, ikindi navuga ku bakoriste rero, kiri nyuma yo gutegura, ni uko muha umuteguro wanyu mbere yuko misa iba. Umucuranzi uri bubacurangire mukaba mumuzi, akanaza muri repetisiyo. Ibintu byo kuza mugahurira mu misa bituma abakristo tudasenga, kuko muba muganira muvuga muti aha, shyiramo iyo se ko ntayizi, twaririmbiye ngiyi. Kandi abaririmbyi bayisubiyemo cyo kubazana indirimbo batazi, ngo ubuse ngo harimo beat, ngo ni bingahe bya kangahe. Ugasanga muri icyo kiganiro abakristo bari kubarangarira, bigatera akavuyo mu kiliziya. Mujye mwamuzi utuntu twose mwaduteguye, umuteguro uhari, indirimbo kopi muzifite, ubundi musenge umwe ubwanyu n'abandi basenge. Reka rero mvuge ku bantu bahimba indirimbo, ziriya ndirimbo dukoresha muri liturujia, mwagakwiye gufata texte ya Bibiliya, nibyo byiza. None warangiza kuyihimba, ukayifata indirimbo ya kopi ukayishikiriza padiri muri paruwasi urimo. Padiri azi uko abigenza, donc akavuga ko indirimbo wahimbye yemewe. Ni byiza rero kubikora gutyo. Nufata andi magambo yo hanze, ntabwo bizaba byiza, kuko indirimbo burya idufasha guhimbaza Imana no kuyiramya. Indirimbo ubwayo ni isengesho. Mujya mubibona mu makiriye, kiriye ni isengesho nyine, Gloria, Sanctus, na Agnus Dei ni isengesho. Reka ngarukira aha rero. Iki cyari ikiganiro twabateguriye bijyana n'ibibazo muba mwatubajije. Nyine ndareba ibibazo nkabisamarayizinga, nkakoramo ikintu kimwe gifatika. Mwe mugumye mutubaze ibibazo dushoboye, tuzajya tuza tubibasobanurire, ariko ibyo tudashoboye birumvikana tuzajya tureba umutumirwa. Nkuba hari ibibazo ndimo ntegura negeranya ntashoboye, nzazana padiri nyine uzaboneka. Murabizi baba bafite ubutumwa bwinshi, uzaboneka azaza adusangize, atambutse ubumenyi.